ubwo karenze natubwira ibyanditse ibyo je namwandikiye ndamubaza niko mbona mwisize urusenda namwohereje ibaruwa shyiraho utuemoji ndamubaza niko mbona mwisize urusenda ambwira ati wiriwe neza ati atoya yambwira ati oya muvandi nta kidasanzwe n'ukuri so ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe kuturega ku bayobozi ahubwo icyo wowe waratunguwe nta kidasanzwe kirimo ntabwo uzire iyo leta nta niyo uzi oya. This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Nongeye kubasuhuza neza nanabifuriza umugoroba mwiza wo kuri tariki 29 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 nanabaha ikaze hano kuri Nepo TV Official. Igikomeje kugarukwaho ni derby yahumuye ibura iminsi igera kuri 2 yonyine ngo derby ihite ikinwa kuko izakinwa ejo wundi kuwa gatandatu. Ni derby itegerejwe na benshi. Ikindi kigomeje kugarukwaho ni umukino wa UEFA Champions League mu mateka waje kubonekamo ibitego 9. Ibi byose ndaje ngende mbi kuramburira, ariko nkuko mubyumvise mu ntangiriro z'iki kiganiro umuriro ukomeje kwaka hagati ya radio ya SKFM ndetse n'abafana ba Apple Football Club ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Ibi byo bihagaze gute? Ndaje nguhe ikiganiro cyose uko cyakabaye ngende nanabasesengurira babwira akantu ku kandi. Ese ni iki kibyisha inyuma? Inkomoko y'ingibi ni yihe? Ese ni mupenzi tu urimo gukoresha aba bagabo? Ibi bihagaze gute? Ndaje ngende mbikubwira. Murabyizi neza cyane ko uwitwa Kalisa Bruno Taifa wahoze ari umunyamakuru ndetse wanakoranye n'uyu mugabo Karenzi nawe akomeje kugenda amuharabika amwita gafaranga. Ese ibi ngibi nawe yabatumwa na mupenzeto? Ibi nabyo byose uraza kugenda ubimenyera muri iki kiganiro. Mbaye ikaze neza cyane rero, reka twe gutinda. Iyi ni Nepo TV Official, ibuka kureba ko wakanze subscribe tujye tubana akantu ku kandi, ndetse igihe ubonye ibiganiro byacu jya wandika comment, jya wandika igitekerezo cyo tubinyuzamo amaso, ndetse like ni ingenzi cyane. Ndetse n'igihe wumvise ikiganiro twakoze bigushimishije, nyamuneka gisharinga kigere ku bantu benshi maze twebanire mu isi ya siporo ndetse n'imyidagaduro. Bahaye ikaze ngene Nepo, reka nze dutangire muri ubu buryo. This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Okay, nkuko nari mbasezeranyije rero nongeye kubaha ikaze hano kuri channel yanyu ari nayo yacu. Nongeye kubaha ikaze nkuko nari mbabwiye, tugiye guhera hariya ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko ni mu irushanwa rikunzwe na benshi UEFA Champions League ryari ijoro ry'abagabo kuri no tariki ya 28 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026. Ni match ya kimwe cya kabiri kirangiza yahuzaga ikipe ya PSG Paris Saint-Germain ndetse na Bayern Munich yahariya mu gihugu cy'Ubudage. Na amakipe yombi yageze muri kimwe cya kabiri nk'abimerita. Ni match yabaye yaririmo ishyaka ryinshi, ni match yari itegerejwe n'abantu benshi, ni match yitabiriwe n'abantu benshi kuko yaje kuba irebwa n'abantu batari bakeya. Ni match yatangiye ubona irimo kwigana, ariko byaje kugeraho mu minota mike cyane rwose, mu minota nko ku munota ugera kwa 17 wonyine ikipe ya Bayern yamaze kubona igitego cyari gitsinzwe na Harry Kane kuri penalty. Yamaze kugitsinda rwose ku munota wa 17. Urumva ko ni match bitatinze ko bigana, kuko ni ikipe ya Bayern yaje ishaka gutsinda cyane ko ni ikipe yari iri hanze, ni ikipe yagomba gushaka impamba yo hanze, yaje gutsinda igitego ku munota wa 17. Ni mbere uko ariko njya ku mukino nyirizina nuko icyo wamenya ikipe ya Bayern ntabwo rifite umutoza wa Vincent Kompany kuko yari yarujuje amakarita. Ni ikipe yatozwaga n'umutoza wungirije, rero yaje ifite ishyaka ryinshi cyo gutsinda match. Ni match mu by'ukuri yari iryoshye, ni match ikindi ntaribagirwa, ni match yitabiriwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni match nyine nkuko nari mbikubwiye, ni match yari irimo ishyaka ryinshi, maze ku munota wa 17 witwa Harry Kane kuri penalty aza guterekamo igitego cya mbere cyiza ikipe ya Bayern itangira gutyo. Ariko ibi ntabwo byaje kumara igihe kinini, kubera ko ku munota wa 24 gusa Kvaratskhelia yaje guhita yishyura iki gitego.
ndetse bidatinze cyane ku munota 33 uwo bita João Neves nawe aza guterekamo ikindi gitego cya Paris Saint-Germain nk'ikipe yari mu rugo baza kwegera imbere ho ya Bayern igitego kimwe ngo bagize ibitego 2-1 hanyuma ntago byarangiye gucya ikipe ya Paris Saint-Germain igice cya mbere kijya kurangira witwa Ousmane Dembele yaje gutsinda nawe penalty ku munota 45 maze ikipe abajya kuruhuka ari ibitego 3 ku bitego 2 kubera ko ku munota 41 witwa Michael Olise nawe yari yaje kugenda atsinda igitego baza kujya kuruhuka ari ibitego 3-2 ni match wavuga ko ikipe ya Bayern Munich yari ifite icyizere ko ishobora kuza kwishyura bakabanganya ibitego 3-3 ariko mu gice cya kabiri ntago byaje kuba bikunda. Impamvu bitaje kuba bikunda ikipe ya Paris Saint-Germain ku munota 58 witwa Ousmane Dembele yaje kongera gutsinda igitego ndetse Kvaratskhelia nawe ku munota 56 yari yaje kubatsinda ikindi gitego bituma ibitego 5 hanyuma ikipe ya Paris ya Bayern yari yaje kubitsindwa na Upamecano ku munota 65 ku gitego cy'umutwe yatsinze cyiza cyane hanyuma n'uwitwa Luis Diaz ku munota 69 aza kugenda atsinda igitego biza kurangira gutyo ari ibitego 5-4 ni match yari ikomeye ubwo hategerejwe match yo kwishyura izabera Allianz Arena ni match itegerejwe kwishyura ni match twese duhanze amaso twiteze kuzareba uko bizagenda ibyayo nicyo naba nkubwiye hari ku mugabane w'Uburayi nta kindi cyavugwa ikindi gitegerejwe ni match ibuze guhuza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Atletico ni match ihanze ku maso ni ikipe ya Arsenal izaba yasuye ikipe ya Atletico nibyo guhanga amaso tukareba niba ikipe ya Arsenal nayo ishobora kuzakora akantu cyane ko ikipe yamamariza Visit Rwanda iramutse ikoza akantu byaba ari ibintu byiza ndetse mwibuke neza ko ni ikipe ya Paris Saint-Germain yaje kubitsinda Bayern nayo yamamaza Visit Rwanda. Reka twizira no mu Rwanda nabwiye ni ntago ninda cyane duhere muri ekipe ya Rayon Sport reka duhere muri ekipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Football Club icyo wamenya ni ikipe iri buze kujya mu iherero uyu munsi yitegura derby. Ni ikipe abasore bayo bamwe batangiye kugenda bagaruka uwitwa Nigena Clement yamaze kugaruka muri kampu ndetse yaje kubigarura n'abandi basore bose bari bagiye bagira utubazo tw'imvune uwitwa kandi Sekiganda Ronald uyu nguyu nawe nubwo yafite akabazo k'imvune mu myitozo yakoze uyu munsi yakoze imyitozo akorera ku ruhande nicyo waba ugiye umenya. Ikindi ni ikipe ya APR Football Club abasore babo bari muri mudu nziza bavuga ko biteguye kugenda batsinda iyi derby cyane ko witwa Ruhamya Nkiko Eva n'umuzamu wa APR Football Club uyu yaje kubatangaza ko ngo Rayon Sport nta bushobozi ifite bwo kuba yatsinda ikipe ya APR Football Club. Uyu nguyu yaje kubatangaza ko ngo bazatsinda Rayon Sport ibitego 3-0. Ese uremeranya nawe urajya muri comment utubwire. Ariko ni match itegerejwe n'abantu benshi. Ikindi muri equipe ya APR ikindi wagenda umenya ni umuzamu Adolphe waje kugira ikibazo ubwo bakenaga n'ikipe ya Mukura ni match baje kuba batsinda ikipe ya Mukura ibitego 3. Uyu muzamu Adolphe akaza kugira ikibazo cy'imvune uyu nguyu yaje kugaruka mu myitozo nawe arahari ameze neza. Ni ikipe ya APR Football Club ifite ibintu byose yiteguye ibintu byose kuba yaza gutsinda iyi derby nicyo naba nkubwiye kuri ekipe ya APR. Tukiri mu ikipe ya APR Football Club kandi muri ino season 2025-2026 ni ikipe irimo abakinnyi barimo kugenda barangiza amasezerano bagiye batandukanye. Hari uwitwa Sheikh Jibril Watara muramuzi n'umwataka bamwita Ishimwe Pierre Mario nawe ari kugenda asoza amasezerano. Ruhamya Nkiko Iva nawe uyari muri gusoza amasezerano. Byiringiro Jean Gilbert Kagege nawe nuko niyo mugabo Claude nawe ari kugenda asoza amasezerano. Shimimana Yunus Nigena Clement Ariyuswane Ruboneka Jean Bosco Raminiba Mugisha Gilbert Barafinda ndetse na Mamadusi aba basore barimo kugenda barangiza amasezerano nicyo naba ngiye nkubwiye kuri ino match. Ikindi kintu mu ikipe ya APR Football Club narava kuri zino bino derby icyo wamenya ni derby maze kubonekamo ibitego 273 ibitego 143 bya APR FC ni ifite ibitego byinshi hanyuma n'ikipe ya Rayon Sport ifite 127. Ikindi kintu wamenya ikipe ya APR Football Club ifite win 47 Rayon Sport kagira 33 hanyuma draw zabonetse ni 28 hanyuma Rayon Sport yatakaje imikino 47 kwa APR itakaza 33 nibyo naba ngiye nkubwiye kuri iyi APR Football Club.
ni ikipe yo gutegereza tukareba ubwo niba hari abakinnyi izongerera amasezerano. Nibyo nawe nkubwiye muri ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi mitutu irimo kwitegura ikipe ya Rayon Sport, bari kwitegura derby. Ni derby izabera muri stade Amahoro. Twerekeje muri ekipe ya Rayon Sport n'abatindiye cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Cyambere bamaze gutangaza aho abafana bazajya bafatira imodoka ziberekeza kujya kureba umukino, bazaba baguza amatike mu turere tugera kuri 17. Uturere tutarimo ni uturere 13, harimo 3 two mu mujyi wa Kigali. Nicyo waba ugiye umenya. Utundi two mu ntara ubwo ni akarere ka Nyaruguru, ni akarere ka Nyamagabe, ni akarere ka Gisagara, ni akarere ka Kamonyi, Nyabihu, Rutsiro, Burera, Gakenke, Rulindo na Kirehe. Utundi tw'uturere tuzagenda tuzamo imodoka zitwara abafana. Nicyo nawe nkubwiye, nicyo wamenya muri Rayon Sport. Bamaze no kugenda bashyira amatike hanze, ubwo meri hanze y'ikibuga. Ikindi kintu wamenya ni uwitwa Aziz Basane. Uyu nguyu yari yahagaritswe kubera imyitwarire mibi. Uyu nguyu yaje kugusubukura imyitozo nyuma y'icyo gihe cyose yari amaze yarahagaritswe. Uyu Basane yaje kugenda agaruka mu myitozo. Ikindi kintu wamenya muri Rayon Sport, iyi nayo irimo abakinnyi barimo gusoza amasezerano. Mbere yuko njya kubyo abakinnyi bagenda batangaza n'abatoza, ni ikipe irimo abakinnyi barimo gusoza amasezerano, barimo Bigirimana Abedi, barimo Basane Kuranya Azizi, barimo Bienvenu Joachim Vininyu, Yusu Dianye, Ishimwe Ganijuru Eli, Bayisengemera uyu nawe ari gusoza, Shimimana Manuel Kabange, Shimimana Fabrice uyu nawe ari gusoza, Ndayishimiye Richard, Ishimwe Patrick, Yannick Bangara, Kwizera Olivier, Ishimwe Fisto ndetse na Forunganye. Aba nabo baraza kugenda basoza amasezerano. Icyo ukwiye kumenya kindi muri ekipe ya Rayon Sport ni umutoza hari ingingo Francis Christian nawe umaze gutangaza mu kanya gato ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru kimwe nari mu mention ngangaha, aje kubatangaza ko biteguye gutsinda iyi match nta kintu kiri buze kubakoma mu nkokora. Yizeza abafana ba Rayon Sport insinzi. Ese ibi baraza kubigeraho? Ni ibyo guhanga amaso tukagenda tureba uko bizagenda. Ikindi kintu wamenya ni muri ekipe ya Rayon Sport ni umukinnyi wayo Emmanuel Nshimimana Kabange. Uyu nguyu icyo wamenya arimo kugenda yitegura ubukwe n'umukunzi we nyuma y'igihe gito nyuma y'ino derby. Uyu nguyu araza kuba agenda akora ubukwe. Nibyo nawe nkubwiye ku makipe yombi. Ni ikipe ya Rayon Sport kandi yiteguye muri mudu nziza, yamaze kugera rukari tayari, yamaze no kugenda igarura abasore bayo bari badahari mu mikino y'ubushize. Ubwo ndavuga abasore nk'aba Kabange, abangaba bitezwe ko bashobora kuzakina. Abandi basore nk'abatayice nabo bamaze kugenda bamenyerezwa n'umutoza hari ingingo arimo kugenda bakoresha, agerageza kureba ko yazabifashisha cyane ko witwa Forunganye atameze neza. Ibi nibyo wagenda umenya, nzagenda bigukurikirana. Ubwo rero natinza cyane, mwabyumvise nkuko twari twatangiye video cyangwa se twari twatangiye iyi nkuru cyangwa iki kiganiro. Mwabyumvise audio nabanjemo, mwabyumvaga ko hari kutumvikana hagati ya radio ya SKFM ahanini n'abafana ba APR Football Club. Ariko ibi wakibaza uti biteye gute? Icyo ugomba kumenya nuko ibi ngibi biba byakozwe n'abantu batifuriza ibyiza iyi radio ya SKFM. Nta bantu bayirwanya, nta bantu barwanya nyiri radio SKFM ni Sam Karenzi. Abo ngabo ahanini nabitwa abantu witwa Mupenzi Eto. Uyu nguyu uvugwa ko ari we ugira uruhare runini, amakuru abavugwa agira uruhare runini mu gushishikariza abantu bafite TV cyangwa se amacano yigenga kuza guharabika ndetse no gusebya iyi radio, ndetse rimwe na rimwe agasebya abanyamakuru bayo barimo witwa Lorenzo, akababekera ko cyangwa se akabashinza ko ari abatinganyi cyangwa se ari bagoregore, kandi mu by'ukuri nta fact abifitiye. Nicyo wagenda umenya. Ikindi kintu, uyu mugabo ajyangwa akoresha abagabo bagiye batandukanye. Ibi nabyo nibivugwa ko yabakoresha uwitwa Kalisa Bruno Taifa. Muramuzi neza cyane, ibiganiro byinshi akora agenda yita uyu mugabo Karenzi, akamwita ko ari gafaranga, ko ngo akunda amafaranga, ku ifaranga ko yanakwica umuntu. Ariko ibi ngibi abikora mu buryo bwo kumwarabika. Mu by'ukuri nawe byo wavuga ko nabyo si ibi n'abafitiye fact, cyane ko aherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta hantu akura amakuru yandi uretse abayamuha kuri telefoni. Nicyo waba ugiye umenye. Uyu mugabo rero akomeje kugenda ateza uruntu hagati y'ikipe y'ino radio ya SKFM. Navuga ko ngewe ari radio ya mbere mu gihugu, ari radio itanga amakuru meza, ndetse radio aricyo kiganiro cya mbere cya siporo
mu Rwanda ntavuga gikunzwe na benshi cyane ko n'imibare ibigaragaza. Reka rero natinze bashyiremo namwe iyi audio mwiyumvire iyi baruwa abakunzi ba APR mu mujyi wa Kigali bagiye bagenda bandikira ubuyobozi ngo bukuru babusaba kwihanangiriza umunyamakuru Lorenzo. Ese ibyizi dosiye bizaherera hehe? Ngewe icyo mbanje kugira ngo ngende mba updatinga mbabwira ibikomeje kugenda bigarukwaho, namwe mujye mugenda mwisesengurira. Ndumva nabashimira, nge nta ruhande mba mbogamiyeho, mbanje kugira ngo mugende mwiyumvira ibikomeje kugenda bivugwa muri siporo. Ndumva nabashimira neza cyane. Iyi ni Nepo TV official, wibuke kureba ko wakanze subscribe. Ubwo ikiganiro cy'ubutaha turagaruka dusesengurira hamwe tureba ibikomeje kuvugwa, amakuru ashyushye akomeje kuvugwa kuri iyi derby. Ciao. ariko n'ubara abafana ku mujyi wa Kigali sinzi niba ari we neza cyangwa yasabwe gusinya. Ariko oya ibyo simbyemera kuko ruka nose wasinya ibyo utasomye kare wasinya ibyo utasomye 2026 gusinya utasomye kaka ntabwo bishoboka. Neba Bukarenze natubwira ibyanditse ibyo je namwandikiye ndamubaza niko mbona mwisize urusenda. Namwohereje ibaruwa shyiraho tu emoji, ndamubaza niko mbona mwisize urusenda. Ambwira ati wiriwe neza, ati atoya. Yambwira ati oya muvandi, nta kidasanzwe n'ukuri. So ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe kuturega ku bayobozi. ahubwo icyo wowe waratunguwe. Nta kidasanzwe kirimo. ariko se ntabwo uzire iyo letter nta niyuze. Oya bayifike nayidushiriremo nayishyiraho nyine. Ejo washyizeho mu masaha yarari mu bindi bintu Kazungu ntabwo yayisomye. Ejo mu kiganiro oya cyasoje mwayiterekemo mayifike. Ariko n'ejo twayishyize muri groupe ntabwo wayibonye. undi rukagashakwa yategetswe kuyisinyaho. Ibyo ntabwo mbyemera, niko mbitekereza. Ariko nta muntu usinya ibintu atasomye. kuba ari inshuti yawe bitandukanye ni kaka ko nzi ko niwe bayitereke muri guni bayishyire tuyisome nta kibazo. Bayiterekeho tuyisome rwose yo muri EPP. Iyo banyereka ko mbona iriho izina ry'umunyamakuru wowe wayisohoye wayishyize hanze. niyo yiyi idusore na Isa biragaragara neza ku buryo ariko wayisomera muri telefone yawe nta kibazo tukagira icyo tuyivugaho. abajya bati ni Kigali Leaders APR Fans Kigali ku wa 28 Mata 2026. ubwo hari ejo itangazo. Komite y'abafana ba APR FC ku rwego rw'umujyi wa Kigali iramenyesha abafana bose ko ikibazo cyo gutukwa n'umunyamakuru twakimenye kandi tunacyamaganiye kure. Turamenyesha ko iki kibazo twakigejeje ku buyobozi budukuriye bakazagikurikirana uko bikwiye. Turifuza kwibutsa ko twe turi abafana ba APR FC kandi inshingano yacu nyamukuru ari ugushyigikira no gufana ikipe yacu. Ibindi byose birebana n'ibivugwa n'itangazamakuru rishingiye ku marangamutima yaryo ntibiduteshe umurongo. Ukuri kwacu turakuzi kandi tuzakomeza guhagarara ku murongo wo gushyigikira ikipe yacu mu bwubahane no mwituze. Turabasaba kuzitabira ku bwinshi imikino dusigaje yose. Murakoze. Umuyobozi w'abafana ba APR FC ku rwego rw'umujyi wa Kigali Rukaka Steven ashyiraho stamp aranasinya. Wanarije neza iretre kuvuga ko babigejeje hejuru bako ku rwego rw'abafana ba APR baregeye. Ntasobanukiwe se musobanure neza nawe twumva babyumva. Umunyamakuru ngo watutse ntiberura muri letre ngo bavuga izina ry'umunyamakuru kuko nta kigakorera nta ariko sebwo nawe none se nawe nturi bwerure ndengeye kwerura nyine. Ongeraho ni umunyamakuru Lorenzo Musangamfo watute iki bamureze mu buyobozi bwa APR sibyo. Baramenyesha ko ikibazo bagejeje ku buyobozi bukuru sibyo. Bwivuze ubuyobozi bukuru umuntu ababyumva siko bimeze.
ariko reka nsubirize Lorenzo ndi umuyobozi we ndabanza nisubirize okay nta kibazo ndakunganira ibijyanye n'abagizi ba nabi bihisha umutaka w'amakipe bashinasa abantu kubera impamvu zabo bwite n'ibitekerezo byabo kugeza aho babakangisha kubica n'ibindi kubaharasinga ku mbuga nkoranyambaga amagurupe ya WhatsApp n'ibindi kubeditinga amavideo babatesha agaciro ibyo ubundi n'ubwicanyi 2026 nta munyarwanda ukibaho afite ubwoba bw'umunyarwanda bwarangiye tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 1994 ubwo u Rwanda rwabohorwaga byarangiriyeho kuva icyo gihe nta munyarwanda n'umwe ukwiye kuba afite ubwoba sibyo uwanziza ibitekerezo byanjye mfite ku mupira w'amaguru nk'umunyamakuru uwanziza ko navuze ko gutuka umunyamakuru kubera ibitekerezo bye na facts akwereka mu mupira w'amaguru ukamwibasira ku mbuga nkoranyambaga washumurijwe kuvuga ko ari ubujiji nibyo n'ubujiji kandi ntekereza ko ibyo navuze ntabwo byasabye amasaha menshi ngo mwerekane nyine ko ari ubujiji niba udashobora kuganira nanjye ku bitekerezo by'umupira w'amaguru niba nkwereka ikosa ryabaye mu kibuga udashobora kunsubiza ukajya gukoresha kampeni zo kuntuka no kuntesha agaciro ukajya kwishyura aba YouTubers aba influencer bo kuri za WhatsApp kunyentimida kuncecekesha kugira ngo ntatanga ibitekerezo ku mupira w'amaguru umupira muri kubaka gutyo nge sondi ngende mu mupira mfite inzozi zo ko tuzatera umupira mu Rwanda nko tware turebye pari mu Faransa kabishywe n'umukuru w'igihugu yariyo hari impamvu umukuru w'igihugu adaheruka muri stade kureba champion w'umupira w'amaguru mu Rwanda sibyo niyo twaba twakira imikino ya Champions League hano mu Rwanda mwitabira hari impamvu areba Champions League y'Uburayi iraryoshye ni imikino myiza ariko umupira mubakira kuri intimidation kanga abanyamakuru kubakangata kubatesha agaciro kugira ngo batavuga ibyo babonye mu kibuga uwo mupira murimo kubaka ntimumpeho ariko ndabasezeranya ikintu kimwe nta bitutsi mwantuka byatuma ntabyukira hano ngo ntanga ibitekerezo ku mupira w'amaguru ndi umunyamakuru w'imikino nabihisemo nibyo nkora izo ni imbago zanjye nibyo nshinzwe nta kintu na kimwe mwakora kugira ngo sintanga ibitekerezo byanjye nta bitutsi mwantuka kuri groupe ya WhatsApp ngo simvuga ibyo ngomba kuvuga umupira w'amaguru match itinze kugera ibyo nzabona nzabivuga niba ari intimidation mushaka ibyo rwose ntabwo imfata umufana nabisubiramo abafana badashobora kwishimira ko equipe yabo yatsinze ahubwo umwanya bagafashe bishimira intsinzi bakawufata bajya kwentimida gutuka umunyamakuru kuko bafite ubwoba bw'uko azavuga ibyo yabonye byanyabyo mu kibuga ibyo ni ubujiji ntabwo ari umupira w'amaguru 2026 ni ubujiji nabyo mu recording mu bijyane thank you Senior SK ntabwo ibyo nategeza kuvuga yabivuze nta muntu Lorenzo yatutse uwo yisinjiji yarabikwiriye kubera ko umuntu utukana umuntu wandagazanya je nagiye muri commentaire zari kuri video abafana batukana yarabajije ibitutsi myandagazi tesha agaciro n'injiji nanjye mbisubiyemo n'ubujiji ariko ibyo kugenda mukabifata yatutse abafana b'ikipe y'ingabo z'igihugu ariko ibyo bintu yatutse injiji zitukana niba wiyumvisemo niba ujya utukana urimo reka rero gushaka kubyambika umutaka wundi kugira ngo bihe uburemere bikomeye twabitanze mu buyobozi rwose oya uri injiji niba utukana ibyo biri clear rwose n'ubujiji gutukana nta munyarwanda muri 2026 ukwiye kuba gitukana gutanga igitekerezo gitandukanye n'icya Lorenzo cyangwa undi ukwiye kuba ubishyiramo ibitutsi turatukwa nta gitutsi cyishe umuntu ariko iterabwoba ni muri reka ejo nahuye n'umwe mu banyamakuru b'imikino aramagarika arambaza atari ko kare ati mbwiza ukuri nk'umuvandimwe sibyo koko hari ahantu huriye
n'igurwa rya Clement muri Al Hilal ese kubera kumenya amakuru yenda tubwire. Yes, ngayo nguko namwengera ngo murabyumviye, mwibuke kurako ko mwakanze subscribe tujye tubana buri munsi. Imana ikomeze kubandindira umunsi mwiza.